Haleluya, Yesu ashimwe cyane abana, ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nizere ko mumeze neza, Umwami Yesu arabarinze, nanjye arandinze. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Turashima Imana rero kubw'uyu munsi kubera ko Imana yongeye kudushoboza, Imana yongeye kuduhereza umunsi mwiza wo kwinezererwa ndetse no kwishimira Umwami wacu Yesu Kristo. Nizere ko icyumweru cyagenze neza. Ndashima Imana kubwa buri umwe wese ndetse no kubw'ababyeyi bacu bose ko Imana twese yaturinze tukaba tugeze kuri uyu munsi. Umunsi mwiza Imana iduhaye. Ndabasaba rero kugira ngo tuwishimiremo kandi tunezererwemo, duhimbaze Imana, tunezererwe izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Tugiye gusenga rero, dutangire amateraniro yacu, dutangire duhimbaze Umwami wacu Yesu Kristo, twumve ijambo ry'Imana, ubundi dukomeze kunezererwa muri we. Reka mbasabe aho muri mwese mwubaha Imana dusenge. Uwiteka Mana yacu, Mana nziza kandi Imana ikomeye cyane, tugushimiye kuri Imana y'amahoro, Imana idukunda. Tugushimiye ko waturinze Mwami Imana ibihe byose, wabanye natwe no kugeza kuri uyu munsi. Izina ryawe rihimbazwe. Kristo, turakwakiriye kugira ngo uzubane natwe muri aya materaniro yacu. Turakwinginze kugira ngo Mwuka Wera uze utugirire neza, utuyobore Mwami Imana ikomeye, ibyo ushaka n'ibyo ushima bibe kuri twebwe abana bawe Mana yacu. Ndakwingize kugira ngo Mwuka Wera aganze ku bana bose aho bari hose Mwami wanjye, buri umwe wese uri bwumve ijambo ryawe Mwami wanjye ribashe kumuhindura, ndetse kandi Mwami wanjye Data byose bibeho kugira ngo biheshe izina ryawe icyubahiro. Turakwakiriye Mwuka Wera, ngwino ukore mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen. Yesu abahereze umugisha. Tugiye guhaguruka twese rero duhimbaze Imana. Kambasabe muhaguruke turimbire Uwiteka Imana, Imana yohereze umugisha. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Mwanezerewe? God bless you so much. Rero tugiye mu kanya keza ko kumva ijambo ry'Imana. Dutega amatwi twumve icyo Imana idushakaho, twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Nk'uko mubizi, tumaze iminsi twiga ku kuvuga ubutumwa bwiza. Ese hari uwo twaba twaragejeje kubwira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo? Nizere ko hari icyo mwakoze, kandi niba nta n'icyo turakora, tugerageze dukomeze tuvuge ubutumwa bwiza. Yesu abahereze umugisha. Uyu munsi rero tugiye kureba
uburyo dukeneye uwo dukeneye kugira ngo dukizwe kandi tubabarirwe ibyaha byacu. Ese ninde dukeneye kugira ngo dukizwe kandi tubabarirwe ibyaha byacu? Ninde dukeneye? Ninde wambwira? Dukeneye nde? Dukeneye Yesu Kristo. Twese dukeneye Yesu Kristo kugira ngo dukizwe kandi tubabarirwe ibyaha byacu. Nta wundi uwo ari we wese ushobora kudukiza ndetse no kudukuraho ibicumuro usibye kwizerera mu mwami wacu Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Tugiye kureba inkuru rero ya Pawulo na Barinaba ndetse n'abandi bakuru b'amatorero, uburyo bagiye inama bashaka kuvuga ku kintu kimwe gusa. Ese ninde dukeneye kugira ngo, ese dukwiriye kwizera nde? Ese ni iki dukwiriye gukora kugira ngo dukizwe kandi dukurweho ibyaha n'ibicumuro byacu? Iyi nkuru yacu rero turaza kuyisanga mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 15. Ni igice cya 15 cyose, ntabwo twagisoma nonaha ngo tukirangize kubw'umwanya, ariko ndizera ko mufite Bibiliya. Si mufite Bibiliya? Muze gufata akanya igice cyose mugisome mwitonze. Ariko njye nagiciyemo, ngiye kubabwira uko inkuru imeze. Yesu ashimwe cyane. Ubushize ngira ngo haciyeho nk'ibyumweru 2 twarebye ukuntu Pawulo na Barinaba bagiye bajya kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Boherejwe nande? Ngo boherejwe na Mwuka Wera, Imana ibatumye ngo mugende mujye kumvugira mu banyamahanga hanyuma abantu bizere. Ngo Pawulo na Barinaba baragiye bavuga ubutumwa bwiza, abantu barizera. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma na n'ubu rero niyo nkuru tugiye gukomeza, ariko nanone tureba ese ninde dukeneye kugira ngo dukizwe ibyaha ndetse n'ibicumuro byacu. Pawulo na Barinaba baragiye bavuga ubutumwa, abantu barizera, ngo ndetse yewe n'itorero ritangira gukura cyane, bizera umwami Yesu Kristo. Ngo ariko abantu bamwe batangira kuvuga ngo abantu bakeneye kugira ngo icyabakiza nuko bakwizera amategeko ya Mose bakayakurikiza kugira ngo babashe gukizwa ibyaha n'ibicumuro byabo. Ngo ariko Pawulo na Barinaba babyumvise ko bavuga gutyo, bumva yuko atari byo. Bo bumva badahamanya nabo. Baravuga ngo ya ntago ari byo. Hanyuma ngo habaye impaka, abantu baraburana. Pawulo na Barinaba ngo bajya gukora inama, batumizaho inama. Ngo batumizaho inama bagiye Yerusalemu. Inama yabereye i Yerusalemu. Ngo baragenda ndetse batumizaho n'abandi bakuru b'amatorero, bagiye kwiga kuri icyo kibazo kimwe, bagiye gushaka ukuri. Ese ukuri ni ukuhe? Ese ukuri ni uko abantu bakwizera umwami Yesu Kristo, cyangwa ukuri ni uko bakurikiza amategeko ya Mose kugira ngo babone gukizwa ndetse no kubabarirwa ibicumuro byabo? Ahangaha ku gice Ibyakozwe no mu gice cya 5 umurongo wa 1 haravuga ngo nuko abantu bamwe bavuye i Yudaya bigishaga bene data bati, nimudakebwa nk'uko umugenzo wa Mose uri, ntimubasha gukizwa. Bo niko babyumvaga. Ngo ariko Pawulo na Barinaba bumva yuko ibyo ngibyo atari byo. Niko gutumizaho inama. Baragenda babwira abantu b'Imana, bose bajya impaka. Ngo havutse impaka nyinshi cyane. Ngo Petero arangije arahaguruka arababwira ati, ako se ntabwo muzi yuko abayuda ndetse n'abanyamahanga nabo bakijwe kubw'imbabazi z'Imana? Ngo hanyuma abantu barizera, batangira noneho kumva ibyo Pawulo na Barinaba barimo kubabwira. Ngo barabyizera, bumva yuko koko igikwiriye ari ugukora iki? Ari ukwizera umwami Yesu Kristo kugira ngo bakizwe kandi babarirwe ibicumuro byabo. Yesu ashimwe cyane. Ngo hanyuma barangije bandika urwandiko, barwandikira abanyamahanga. Barwandika bavuga ngo, bababwira iby'ubutumwa bwiza, icyo bakwiriye gukora n'icyo bakwiriye kureka. Ngo mugende nk'uko ntakwandika urwandiko nkababwira ni emwe ntimugatukane, ni icyaha, ntimugakore ibiteye isoni, ntimugasuzugure. Ibyo byose ntabwo binezeza Imana. Urwo rwandiko ruragenda rugezeyo, ngo abanyamahanga barusomye koko barishima, ngo kandi bongera kumva bahawe imbaraga zo kwizera umwami Yesu Kristo. Haleluya! Ni ukuvuga ngo uwo bari bakeneye ni Yesu Kristo wenyine kugira ngo bababarirwe kandi bakurweho ibyaha ndetse n'ibicumuro byabo. Iyo niyo nkuru yacu. None namwe ndababaza, ese ninde dukeneye kugira ngo dukurweho ibyaha ndetse n'ibicumuro byacu? Ni Yesu Kristo wenyine, niwe dukwiriye kwizera kugira ngo dukurweho kandi tubabarirwe ibyaha ndetse n'ibicumuro byacu. Haleluya! No kandi Yesu Kristo ntago twamubona tutabigizemo uruhare.
ni ukuvuga ngo twebwe Imana yaduhaye ubwenge, sibyo? Iduhereza, ishyira imbere inzira ebyiri. Iravuga ngo rero mwana wanjye, hari inzira iyi, hari inzira y'agakiza, hari n'inzira yo kurimbuka, uraca mu yihe? Irangije iduhereza n'ubwenge bwo guhitamo. Twebwe duhitamo inzira y'agakiza. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Reka rero dukomeze guhitamo inzira y'agakiza kandi dukomeze gukunda ijambo ry'Imana, dukomeze gukurikira umwami Yesu Kristo wenyine, kuko nta wundi uwo ari we wese dushobora kuboneramo agakiza atari muri Yesu Kristo. No mu butumwa tugenda tubwira abandi, uko tugenda tubwira bagenzi bacu, tujye tubabwira ngo ako wari uzi ko nta wundi dushobora kuboneramo agakiza? Wari uzi ko nta handi dushobora kubabarirwa ibyaha atari mu kwizera umwami wacu Yesu Kristo? Hari indirimbo ivuga ngo, ntabwo ari indirimbo yose, ni agakorasi kamwe kavuga ngo trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Dutrustinga nde? Dutrustinga Yesu Kristo. Twizera umwami wacu Yesu Kristo kandi tukamwubaha. Yesu Kristo rero na hano ku isi mu ngo zacu aho turi, tugomba kubaha kandi tukizera. Tukubaha abaturuta, tukubaha ababyeyi bacu, tukubaha buri umwe wese, kugira ngo tubabarirwe kandi dukizwe ibyaha n'ibicumuro byacu, kugira ngo tubone umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Dukomeje tugasoma uru rwandiko bandikiye ab'itorero ry'abanyamahanga, ngo maze intumwa n'abakuru hamwe n'ab'itorero bose bashima gutoranya abagabo muri bo ni Yuda witwaga Barisaba na Sira, ngo abantu bakomeye muri bene data ngo babatumane na Paulo na Barinaba muri Antiokiya kujya gukora iki? Kuvuga ubutumwa bwiza, kwamamaza ko Yesu Kristo ari we wenyine dukeneye kugira ngo tubashe gukizwa ndetse no gukuraho ibicumuro byacu. Yesu ashimwe cyane. Iyo niyo point nshaka kugira ngo mwumve kandi tuyitonderemo. Yesu Kristo niwe wenyine dukeneye kugira ngo tubabarirwe kandi dukizwe ibyaha ndetse n'ibicumuro byacu. Ugiye kubwira iki bagenzi bawe uyu munsi? Ese nubona umuntu udakijijwe uramubwira iki? Turamubwira ubutumwa bwiza, tumubwire ko muri Yesu honyine niho dukirizwa. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ntabwo dukirizwa mu mategeko nk'uko mbere babivuze ngo abantu bakwiriye gukizwa ari uko bubahirije amategeko ya Mose. Oya, ahubwo dukwiriye gukizwa kubera ko twizeye umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Yesu abahereza umugisha. Big picture question yacu iravuga gute? Iravuga ngo ese Bibiliya it's about what? Bible ni iki? Irimo iki? Ivuze iki? Bibiliya itwereka uburyo umugambi w'Imana ari uwo kudukiza binyuze mu mwana wawe Yesu Kristo. Haleluya. Bibiliya itwereka umugambi w'Imana wo kuducungura binyuze mu mwana wayo umwe wenyine Yesu Kristo. Nta handi tubonera agakiza, nta handi tubonera amahoro, nta handi tubonera urukundo, nta handi tubonera umunezero usibye muri Yesu honyine. Haleluya. Dukomeze dukurikire inzira y'Uwiteka, dukomeze twamamaze Yesu Kristo, niwe gakiza kacu. Yesu abahereza umugisha. Tugeze mu kanya keza rero k'ibibazo. Haleluya. Ariko mbere yuko mbabaza ibibazo, reka tubanze turirimbeho. Duhaguruke turirimbeho, tunezererwe umwami wacu Yesu Kristo. Twumve ese Yesu niwe atandukanye n'ibindi byose, ni umwihariko. Haleluya. Reka mbasabe rero duhaguruke turirimbire Uwiteka Imana, duhimbaze Yesu abahereza umugisha. He lived a sinless life. He died
Haleluya, mwanezerewe, Yesu abahereza umugisha. Ngiye rero kubaza ibibazo kandi ndakwinginze, nubwo wenda ntari bwumve munsubiza, ariko nizajya mbaza ikibazo uzajya uhita usubiza, sibyo? Ikibazo cya mbere kiravuga ngo ese Pawulo na Barinaba babwirizaga abahe bantu? Babwirizaga abahe bantu? Ni Abayuda ndetse n'abanyamahanga. Nibo babwirizaga ubutumwa bwiza kugira ngo bizere umwami wacu Yesu Kristo. Ikindi kibazo kiravuga ngo ese inama yabereye hehe? Inama Pawulo na Barinaba batumijeho kugira ngo bajye kwiga ku kibazo kimwe cyonyine yabereye hehe? I Yerusalemu. None se iyo nama bigaga ku kihe kibazo? Bigaga ku kihe kibazo? Bashaka kugira ngo bamenye ukuri. Ese umuntu akwiriye gukizwa n'amategeko gusa, cyangwa umuntu akwiriye gukizwa no kwizera umwami wacu Yesu Kristo? Umuntu akwiriye gukizwa no kwizera umwami wacu Yesu Kristo, yego, kuko tutizeye umwami Yesu Kristo ntabwo twabona agakiza, yego ya. Hanyuma ikindi kibazo kirabaza ngo ese Bibiliya itwereka iki? Itwereka iki? Itwereka umugambi w'Imana kuri twebwe abantu wo kuducungura ibinyujije mu mwana wayo Yesu Kristo. Haleluya. Hanyuma ndagira ngo wibaze, ese nkuyemo iki muri iri jambo? Ukuyemo iki? Ntabwo nabimenya, ubwo wibwire, wumve nawe utekereze, ese ukuyemo iki? Dukuyemo yuko tugomba kwizera Yesu Kristo wenyine kugira ngo dukizwe kandi tubabarirwe ibicumuro byacu. Yesu abahereza umugisha. Tugiye gusoma icyanditswe cyo gufata mu mutwe. Turagisanga mu Byakozwe n'Intumwa nanone igice cya 4 umurongo wa 12. Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 4 ku murongo wa 12 haravuga ngo kandi nta wundi agakiza kabonerwamo kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Dusubiremo Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 4 umurongo wa 12 haravuga ngo kandi nta wundi agakiza kabonerwamo. Musubiremo, kandi nta wundi agakiza kabonerwamo kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Nta rindi zina dukwiriye gukirizwamo usibye izina ryande rya Yesu Kristo wenyine. Imana ibahereza umugisha kandi dukomeze kwizera umwami wacu Yesu Kristo. We have to trust and obey. Haleluya. Imana ibahereza umugisha. Ijambo kandi dufite uyu munsi ni iryo ngiryo. Umunsi mwiza kandi mukomeze kuvuga ubutumwa bwiza. Reka dusenge rero dusoza amateraniro yacu, dusaba n'Imana kugira ngo idushoboze gukomeza kwizera umwami wacu Yesu Kristo. Uwiteka Mana yacu, turagushimye kuko uri Imana nziza. Tugushimiye kubw'ijambo ryawe ritubwira ko dukwiriye kwizera muri Yesu Kristo wenyine kugira ngo tubashe gukizwa ndetse no kubabarirwa ibicumuro byacu. Mwami, turagusaba imbaraga rero kugira ngo duhereze Mana, uduhe imbaraga zo kukwizera, uduhe imbaraga zo kugendera mu nzira nk'uko bikwiriye, kandi uduhereze imbaraga zo kuvuga ubutumwa bwawe mu bandi bose batakuzi Mwami, kugira ngo nabo bizere izina ryawe, bakizwe kandi babarirwe ibicumuro byabo. Mana yacu, komeza kubana natwe, utugirire neza muri byose. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Imana ibahereze umugisha, mugire icyumweru cyiza. God bless you.